kandi nawe ubwo arabizi kuva twanago ntabwo hamagaye izina sheri se ariko kurivuga nyine ku munwa aho ngaho mu bantu ngo sheri iki ahantu hose sheri shano n'agahara ruhoye ngomba kwita izina ababyeyi bakwise wowe kabyarawe ariko nyine mu gihe nagize iyo mosiyo hari guhamagara gusa ukuntu natutswe hari umumama niba nankurikiye musabye imbabazi kuko namubwisha ukuri ntiyanakumva ikindi kandi cyane kukuvuga amagambo menshi cyane ko nari nagusabye ndakubwira ati wenda kubw'amakosa ya naya naye sinkushaka ziracyari kuri moto hashize iminota nka 40 muhamagara none kugira ngo mubaze yuko yageze y'amahoro arambwira ndi muri gare uko ndamufurira nogira ikibazo arambwira ati ndi muri gare abayise ngiye kubaza ikintu uyu mugabo uracyamukunda ntabwo naguciye mu ijambo urabisi ko ntabikunda niyo mvugisha ntega amatwi mu buzima ntabwo mpfa guhubuka none reka mbaze uno mu papa uracyakunda madamu wawe reka ngusubize aho ngaho magambo make kandi meza y'ubwenge ntabwo namukumburaga kuko ngiye no kubona n'ifoto yiwe kuri yanajyaga kuri YouTube ni vuba mbiguye n'ugwita nkupa ariko ushaka utarakunda uyu mugabo singuyu ndakubeshyira ati wafashe ikimina ubu ngubu murayishyura niwanze kuyishyura sindi kuyakwishyurira narayishyuye n'imbere y'Imana niba amafaranga n'abaga nasize mu rugo n'inkumbi wenda 6 cyo namubwira cyo ni kimwe namutangariza cyo nguyu atinya Imana ahagara imbere ya mikoro ntagare n'imbere ya kamera ahubwo atinya Imana mu ijuru simwe sikabese gatatu namuga ati rero reka dusenyere umugozi umwe uyu mugabo rero ngiye wa mafaranga yanjye ntabwo kuyabona ntabwo yayabona none kuki muhishanye imibare y'ibanga impamvu niyo ntakora n'ubundi nta ntunga nanjye naherejemo muri iyo minsi none uyobeye ko gutunga urugo ari inshingano z'umugabo na Bibiliya bivuga ngo umugabo nimbarece nyine nkamutungo urumva namutungisha kandi yaranze gukora yicaye nyine muri ano mezi 2 ashize nabiri byo nabaye ikigwari byo mu guhaha sheri amakuru sheri yambi njyewe ndakubabariye imbere y'isi yose ibyo wankoreye byose kumana no mu bintu byambabaje aza kwitangazamakuru ngo nohereje ngo amakariso ngo arebe nzi kuntu ntamufashe kuri phone agahita akubita telefone ku gikuta Gasaro TV cyo nabanza kuvugaho siko yaramuvuze ngo mukanya ngo gatamusha kubana n'abantu bose bavugana ngo sheri bameranye neza kandi kanya kongera kambwira ngo nta keyazi nusubwa abantu babwirwa n'icyo ko dukunda nabo ngabo kandi azi yuko nyine hari gihe umunezero umeze neza yavuze ko nta wuzi byenda umugore n'umugabo bitana za bebe za sheri za hani za sweetheart tuntu nkutwo yavuze ko ibyo nta birangwa iwanyu nyine bazi ko ari Kevunda ari mutoni ako ngako ko biterwa nuko nyine wiyumvamo wowe n'icyo ukunda kuvuga ntago nabi wenda nko muri aka kanya wenda ncakuza wenda bitewe n'ibyo ni gutekereza akubwira ngo sheri kandi nawe ubwo arabizi kuva twanago ntabwo hamagaye izina sheri se mu message nkwandikiye wenda ndi mu kazi cyangwa nagiye ntago nakwandikira message ntabanje ijambo sheri ariko kurivuga nyine ku munwa aho ngaho mu bantu ngo sheri iki ahantu hose sheri shano n'agahara ruhoye ngomba kwita izina ababyeyi bakwise wowe kabyarawe ariko nyine mu gihe nagize iyo mosiyo hari guhamagara si urwango kabyarawe sinde kunda kurihamagara n'undi wese kuvuga sheri rwose mba numva ari ibintu bisanzwe we arabikwita ashaka kuba inyita rimwe nyine ubona ntari inyiti ariko nimba bimubabaza ngiye kugerageza mbyiga ndabikunze cyane ati ngiye kugerageza n'ukuri tugana ku musozi w'ikiganiro hari ikintu wavuze ubushize ngo uranyonga nyamara umudamu yavuze ko ufite akandi kazi kubera iki ibyo watubeshye ako ngako mfite akazi cyangwa se sinkafite nakerekanyije nishe muri bya bintu navuzemo byaniye kuvuga nabi gira ibyo mbeshye nambabarire urumva utasaba abantu imbabazi ko wabayobeje hari abagize muwe ati yo birababaje gusa ukuntu natutswe hari umumama niba nankurikiye musabye imbabazi kuko namubwisha ukuri ntiyanakumva yarampamagaye
hashize nk'iminsi ine mvuye hano arambwira ati numvishije akababaro kawe nagukunze tugiye kukohereza 50,000. ndamubwira nturakoze, ambwira n'ijambo ry'Imana narari nsomera, hari naho yambwiye nandika ahantu ngo nsome, aza kumpamagara ngo njye kumureba, biba ngombwa ko ntahita njya mu munsi wo muri weekend. Monsheri niba ari ikintu kibabaza kuba nawe wakunze uwo mumama naye namukunze, kuko uzi umuntu ukwigisha ijambo ry'Imana muri iyi minsi turimo akakuyobora mu nzira nziza, ni amahirwe. Naramubwiye nti ntabwo nagukunze kubwo nkukurikiyeho ubutunzi, ntabwo nari nkuzi, wenda n'Imana yakumpujije nawe. Naramuhamagaye umunsi ndi bujyeho n'abana, ntiyafata fone, ndamwandikira agiye kunsubiza kuri WhatsApp, aranyandikira kuko ntabwo yashakaga kumvugisha. Arambwira ati ibyawe nabibonye, nta nubwo nshaka kumvugisha, ntiwirirwe uza. Umutima urandya, urabizi ikintu kirababaza. Pole mama. Noneho nkajya mwandikira n'ubu kuri ntuza kuri WhatsApp hari ibyo nanditse, ntabwo nta nubwo yabisoma ngo mbibone, wenda yarabibonye ariko ntabwo yashakaga kubiha amaso. Ndamwana ni ukuri ushatse wanega amatwi ukanyumva, kuba ndi kukuvugisha nshaka kuzi wowe nk'uko wantumiye, ntabwo ari uko nkurikiye ubutunzi kuko sinkuzi, wowe ubwo wari wankunze ushaka konza n'iwawe. Arandakarira birambabaza. Nukura kubabarire, umbabarire rwose pe, nta mutima mubi, wumva ngo uno mugabo wanjye ati ese kuri guhigima yampamagaraga ngo kuri fone inshuro mwitaba nizo ntamwitaba birangana, kubw'uburakare nubwo abasabye imbabazi nanjye yari yarazinsabye, ariko nyine nkazimuha ntazimuhaye. oya mubabarire mwana njye warambabaje. Ejo bundi yaraje iwanjye yaranaharaye yanga kuhava, ansaba imbabazi pe, nanjye musabye imbabazi kuko narazimwimye rwose burinda butandukana. Namubwira nti njyewe mbere yo kugira ngo nguhe imbabazi usubire ku isi yose ho wantangarije wanyanitse, ubasaba imbabazi nanjye ndaziguha. Mvuye ngo byabaye ngombwa ko namabukwe nawe musabye imbabazi, yarampamagaye ambwiye ati rwose wowe ibyo by'itangazamakuru. Naramubwiye nti ntibyakunda, urumva nawe biramubabaza ko namubwiye nabako nanjye suko bwari ubushake bwo kuba mubwiye ndamwubaha nawe arabizana nankunda, ntabwo nabimubwiye kubw'umutima mubi, ariko nukuri narababaye pe. Nukuri birumvikana. Reba kuba uswere nsigaye mfite isoni zo kunyura mu bantu. Hari n'umuntu nimugoroba twahuye arambwira ati sigaye mpuye n'icyamamare, tubosigaye uri icyamamare sha. Ati abantu mbega urabizi kuntu bajya bafataho umuntu ijambo, ko nyine nakundi n'ubusanzwe ko nyine uri icyamamare, ese uri cyo nyine urebwa n'isi yose ugomba utari icyamamare, se muri icyamamare. Ikindi kandi cyane kukuvuga amagambo menshi cyane, ko nari nagusabye ndakubwira ati wenda kubw'amakosa ya naya sinkushaka, nkuko nakubwiye ndakubwira ati ugiye iwanyu wicare utekerezeho, soze ubwenge kubwiye kubw'ari amakosa nari yawakoze yose ari ya nari ya nyine, singomba ko tuyagaruramo hano. Ndakubwira ati ese kubw'umujinya mfite ntabwo dushaka no kuza kurwana kandi bidashoboka. Ndakubwira ati se wakwigendeye ukaba ugiye iwanyu ukitekerezaho, nawe wakiri ubwanjye kujya mwitekerezaho, hirya y'ejo uzagaruka twanje tubana n'umugore n'umugabo nta mutima mubi. Uko yabikoze yaragiye hirya yanjye atera ibintu byose abishyiramo, yishyira inzu ya 25 ajya kuyamo wenyine. Hashize iminsi numva ari 3 agiye, numva ari hagati 3 n'ibiri amaze kugenda. Ndagenda mwigenda mugati rero sheri twakosheje hariya, kuvuga ngo tawujye wanyu ujya kwitekerezaho ukajya kunkodesha hirya yanjye birambangamira. Ndamubwira ati witekerezaho byakoze ntago ari byo. Ambwira ati mbabarire nyine niko binabikoze nyine, hari impamvu niye kubikora iriya niriya nyine ndabyumva. Ndamubabarira nyine biranyavuga ati nta kibazo, nimucyakumara uko kwezi witekerezaho uri hariya nta mutima mubi ndakubabariye, genda kumara itekereza nanjye kiri bwanjye ku gihe hari ibyo nakoze bitari byiza. Ambwira ati yego. Haciye umunsi umwe ku bukeye bwawo anyuraho agiye, ubwo ndi mu muhanda nyine, anyuraho agiye ari kuri moto. Ndamuhamagara ndavuga ati sugiye, ambwira ati mama ngiye kureba i Remera.
cyo cyane kuvuga amagambo menshi cyane nkajya nayo mugerekeraho anabyumva aho cyaturutse arambwira ati mugiye kuremera umumama uwo nguwo yavugaga ndavuga ati ni byiza kuko yari yamunganirije ambwira ati umwana ashaka no kuzantera n'inkunga n'abana bakiga ni byiza ndavuga ati nyaruka agenda sinacyari kuri moto hashize iminota nka 40 muhamagara none kugira ngo mubaze yuko yagezeyo amahoro arambwira ndi muri gare uko ndamufuhira nogira ikibazo arambwira ati ndi muri gare ntabwo se moto yakujya muri gare yaheshye ewana muvandi naramuhamagaye inshuro nyinshi ageze arambwira ngo tsindi iwawe ngo ndi iwanjye niko yabimbwiye ndamubwira ati ese ko twe twiyunze kandi rero nyine tugiye kwitekerezaho bitewe n'iki ese ko ari wamwirukanye nyine agiye kwikodeshereza urumva yari iwawe nyine ntabwo ari iwanjye ko twe twamaze kuganira twaniyunze tugiye kwitekerezanyaho ntabwo yari afite ubushobozi bwo kugenda iyo ntazi no siko yarambwira ngo kajye kure mama yarabimbwiye ikindi mbaza yarazi ko ari uwanjye ageze aho ngaho ndamamagara nijoro arambwira aterega ngo nsingweke ntabwo nagiye kureba wa mumama nkareba uko nagiyemo w'inshuti yanjye Igitarama ndamubwira ati koko se nibyo ati ni byiza ndamubwira ati uzanze n'amafuta mu bukwe nta mutima mubi ubwo yarayeyo ku bukeye bwaho kandi akaba yanatigiye mwene wa mu nzu anarwaye abizi kuko umwene we yaramusize mu rugo iwanjye anabizi ko arwaye ndamuhamagara ku wundi munsi arambwira ngo turacyari mu bukwe ndamutegereza amarayo iminsi 2 hashize iminsi agarutse nibwo namubwira ati sheri nyereka y'amafoto yawe yo mu bukwe ati sibyo birakureba none byabaye ngombwa ko muganiriza nyine nka sheri nyine ndamushyeshyenga mfashe telefone ye mburamo n'ifoto nibura y'abari n'iy'ururabyo ndikamuna ajya mu bukwe afite telefone ntanagera kana kamwe niyo bari isahani basi bibaho kibazaho nyine ageze aranambwira ngo nagiye ngo imusanze mu kandi kanya kamwe ngo nagiye Cyangugu ngubwo namaze se wabitewe n'ikikumbe cyose azinze ukambwiza kuri ati yari gahunda ngiye mu Cyangugu ndamubaza ati ese nta mwene wanyu nta na mwene nyoko nta na famiye nzi wanyu ibana yitwa Cyangugu waragiye kwenda yondi akugira ngo ansobanure we nambwiye ayambwe ngo naragiye mubwiye impamvu z'akazi niko yambwiye ndamgatse mu myaka 4 n'igice tubanye ako kazi umbwira ntazi utazi gukwa nakaye nzi ko akazi kano gukora ubushera ariko abaye nakandi kabonetse ndara kandi waruze ntazi gukora wakambwira wabitewe n'iki anyuke nango ibyo ntago bindeba aranuka nyina ambwamagama nyina atanshimishije nyine nakuyanga nsobana mbwate basi nagiye kubwiba video ngini umva ko nakubeshye akakuba kongiye wenda iremera kandi we nangiye Cyangugu n'iki n'ibindi nyine ahubwo anyuke nabi nanjye ubwo ngubwo kamera yesi zamuka nyine sorry nibuka nawe yagiye nibuka nyine n'amagambo yaje akamvuga n'ibindi byinshi dededede mujinyuranye cya rero nanjye niko kuvuga amagambo nkariye abayise ngiye kubaza ikintu uyu mugabo uracyamukunda ntabwo nyimukunda cyane singiye kubeshya ntabwo nyimukunda nk'uko namukundaga singiye kubabeshya kubera ihe mpamvu yarambabaje ariko yagusabye imbabazi nyine yansabye imbabazi azinsabye ubusa urukundo rurahita ruzamuka rweruka ariko iyo umuntu akosheje burya antekereza uri umufatira mu busambanyi tubizeranye oya bivuga ngo tubizeranyeho bivuga ngo jewe uko yaje kuvuga ibanga ry'urugo ryo mu buriri nigeze mbivugaho nago nabikora buriya birashoboka ko icyo kintu wenda cyabayeho reka tugishyira entre parenthèse ariko tugiye no mukuri ngewe mvugisha ukuri bitariho wakerera uti ntabiriho ubwo bishobora kuba byarabaye ariko burya niba cyaranabaye akaba yagwa muri uwo mutego ndetse akagukengurukira akagusaba imbabazi wumva se utaramubabariye umutima wawe utaranyuzwe byibuze cyangwa se ryakosa n'ubundi yarongera arisubiramo ribinsubira cyaho uyu rero ikibikiwe si yababwiye uburyo namusahuye arambeshyera navuye iwe kuri 27 yego ikiganiro si mwagikoranye ku itariki enye nyine kuri 23 nibwo nakoranye nawe ikiganiro ubitega amatwi
naramusebeje reka mbivuge gutyo ko yumvishije ko namusebeje ko nta minsi 2 yashize atumvisha icyo kiganiro katahise aza we yabikoze kuko abona ntakiriwe kugira ngo ansebye nicyo kintu cyambabaje nawe arabizi kuko turabivugana amamagana inshuro nyinshi ariko burese gato bureka aho ho yavuze ngo ntimaze nk'iminsi 3 ngo yansabye imbabazi uzi ikintu yansabye imbabazi yarambwiye ngo ndagushaka ndamubwira kuri phone nta kibazo kuko numvaga ntashaka no kumugera iwe bitewe n'ibintu nje nawe tuziranyeho wari wabonye birenze cyangwa se ntabwo naguciye mu ijambo urabisi ko ntabikunda niyo mvugisha ntega amatwi mu buzima ntabwo mpfa guhubuka uyu mugabo ampambiriza kuntu byagenze nubwo yavuze ngo twariyunze birarangira mu gitondo yarambwiye ngo ntwara urufunguzo uragenda urumva yaranyibutsaga nta nubwo byari bindimo ariko yagusabye imbabazi nawe none ntago ari byansabiye imbabazi usibye muri iyi minsi urumva yari ameze nk'umuntu uri kunyibutsa ngo kutagenda naramubwiye ntutwara urufunguzo ndagenda sha nta nubwo bye bindimo ariko nahise numva umuzika mwana buriya rero nanamubwiye nti narose wanyishe warabitubwiye noneho nahise vuba na vuba ngo igikombe ngo isahani naranabimuhaye none reka mbaze uno mu papa uracyakunda madamu wawe reka ngusubize aho ngaho bagamba make kandi meza y'ubwenge sinavuga ndamukunda 100% gusa ko ndamukunda none umukunda nkakangaye kwijana mu kibazo cyoroshye ndamukunda byo birahagije nkakangahe kwijana sinabasha kukuba ngo ni kangahe kwijana okay abayise umukunda umugabo wawe nkakangahe kwijana ubu ngubu ugereranyije nka 50%. 50%. Mana yanjye ko byaba byarayoyotse 50%. ahubwo na 50% bijeho muri iyi minsi none uba wumva witeguye ko mwakongera kubana ariko bitari muri iyi minsi bitari muri iyi minsi hanyuma igihe kingana uteye njye namuhaye ukwezi kandi uko agiye yitwara nabi niko kumwongeza indi minsi Jean Pierre uba wumva witeguye kuzongera kuba wasaba madamu imbabazi ndetse cyane ko hari ibyo yavuze wamubeshyeye none akongera akakubera reka mvuge ngo umutima w'urugo cyo nabo usubiza cyo niwe n'ubwenge bwe n'umutima we n'amahitamo naye oya ndakubaza nkawe kuko nawe hari ibyo namubajije mu gihe ntazi kizaza uye wowe icyifuzo cyawe nk'umwana w'umuntu twese tugira ibyifuzo ukavuga uti wenda mfite urugo ndifuza ko urugo rwanjye rwabaho iteka ryose nakunda umugore ajya karamata nkawe uyu munsi urumva byagenda bite noneho igisubizo nagwa aho ngaho nuko nyine uko azitwara nawe nicyo kizamukubana nawe murakoze uko azitwara we nuko nzamubona nuko nanjye azambana nkuko abivuze niyo mahirwe yo kuzabana nawe ambwiye yuko ampaye ukwezi ntabwo mbizi niba rugwera ino tariki turiho cyangwa se tuzahera ukwezi gutaha kwa 5 nta nubwo nzi kwenda ntabwo mbizi ampaye ukwezi bahise no guhera ku itariki ya kangahe umuhaye ukwezi wa magari ubundi iminsi amaze iminsi ansaba imbabazi ni nambwiye nti tegereza ukwezi kurangire nishyuye inzu kandi nabwo ni kurangira ukiri wa wundi bitewe nuko nkuzi n'ubu uba waje kunsura iwanjye ugataha dushwanye nibikomeza n'ubundi nzakongeza indi minsi mbe ndi kuruhuka mfasha agapoze oya ariko icyo gihe uba udakunda umuntu kuvuga ngo ufata pose ku mugabo wawe mu rukundo ese nujya uramukumbura mbwiza ukuri yo yashyiraho mikoro tubwire nujya unamukumbura byibuze yego hari umuntu ukora ibibi ariko nubwo umuntu yakora ibibi ntabwo arakora ibibi uyu munsi mushobora guseka ejo akagutera yango mi wa mugani wawe wenda kubwubu wenda byagenze gutyo ariko nagiye muri ghetto kuri 27 batari n'umunani ntago namukumburaga kuko ngiye no kubona n'ifoto yiwe kuri anajyaga kuri YouTube ni vuba mbiguye n'ugwita nkupa ariko ushobora kutarakunda uyu mugabo
njyewe mbe honest mvugisha ukuri vugisha ukuri nta kibazo ntushobora kuba utaramukundaga uzi ikintu cyambabaje mu buzima nziko igitsina gore turi abantu umugabo ashaka kukubwira yagucira bugufi nk'uko uyu mugabo yabikoze twabibonye ukaba wabasha kugurura umutima cyangwa se kagahinda kose byibuze no kuba yagusaba imbabazi ukavuga uti ndakubabariye ariko ubutaha iri kosa ntuzongeye kurigwamo nyine abikoze ubu ngubu ariko yanabikoze byibuze ari nyine yabikoze namubabariye n'urukundo rwagarutse ariko indi n'iminsi yose ntabwo byari bimeze uko nguko none se nimba umuntu agusabye imbabazi bikarangira muhise munatongana namubwiga nti n'ubundi ntago ni ya kamere rya shuri urimo uracyari wawe urumva witeguye noneho guhinduka nk'uko sinavuga nk'uko umugore abishaka kuko ugiye guhinduka 100% wenda ukabishaka mu rurimi rw'ikinyarwanda rimwe na rimwe tujye twumva ngo babaye inganzwa ariko byibuze mukaganira byibuze bimwe niba ari utwo tumessage tw'abakobwa niba ari utwo tuntu tumwe na tumwe adakunda uba wumva witeguye kuba watureka ndetse ukanahahira umuryango wawe reka nongere icyo kintu amafaranga ukayazana mu rugo kuko niba ukorera umuryango ntabwo ukorera rubanda cyangwa se reka mvuga ababyeyi bawe uburyo ukorera umuryango wawe umugore wawe urumva witeguye no guhinduka ako ngako ko nakagusubizamo guhinduka ko nahindutse kera cyangwa ntabwo ngiye guhindukira ahangaha oya guhinduka nahindutse cyane natekereje aho narindi nibaraga nawe twabanaga nawe ahari aribona cyose afite hano ntabwo muvugiye we ntabwo ibyo mbizi hari byinshi nize muri make warahindutse noneho ubu ngubu ugiye guhinduka mbese umenye icyo gukora mu rugo nk'umugabo erega sinavuga ngo ngiye guhinduka ngo mvuge ngo ngire icyo nkora nk'umugabo cyo nakoraga none nzagumya kugikora nk'umugabo gusa icyo namubwuraho nawe nyine yige gushyira hasi nawe umupira niba bavuga ko bakoreye 1000 mve ko ari 1000 ntimve ko bakoreye 2 ntimunahishanye rega ntimunahishanye mushyire hamwe niko guteza imbere urugo sibyo abese nujya guhisha nawe agahisha muzasanga n'ubundi muri kugosorera mu rucaca uyu nguyu uko ukubwira ngo guza amafaranga byagera igihe cyo kwishyura ntayishyura si nguyu ndakubeshyera ryo wafashe ikimina ubu ngubu murayishyura ntiwanze kwishyura sindi kuyakwishyurira ndakubeshyera nago nagushije umumama simvuze izina 5,000 urwaye nkwishyurira mu kimina nanjye mpiga y'umwanya wanjye warayishyuye ndakubeshyera nago mu kimina cya 5 buri kwa gatandatu haburaga abantu ngo kirangire nagushije 10,000 bikarangira uhembwe ntuyamuka vanga uzayishyure cyangwa ubireke ayo yose narayishyuye reka ngusubiza aho ngaho rero narayishyuye n'imbere y'Imana niba amafaranga n'abaga nasize mu Rwanda n'ibihumbi wenda 6 cyangwa se 10,000 wenda bimaze wenda igihe kuki utayakora gose ngo wishyure ikindi kandi niba ukora kuva kwa mbere kugeza kundi wa mbere nkana amafaranga yawe ntago ndi kuyabona ngo tuyagize icyo ukora icyo akora nanjye kuko ari inshingano nakoze mu rugo rero kandi nkana nawe kuva kwa mbere ukageza ku nambere ujya gukora nzakwihorera ukuri kuri yandi nyine ujye kukishyura hanga nagahimana nimujya guhimana se nuko numva noneho urugo ko numva noneho bigiye kurangira se bigiye gusubirira urudubi niba uri kuvuga uti nakanaje kukubwira utajya wihishira cyangwa icyo nagahimana cyo namubwira cyo ni kimwe namutangariza cyo nguyu atinya Imana ahagara imbere ya mikoro ntagare n'imbere ya kamera ahubwo atinya Imana mu ijuru simwe sikabiye se gatatu namuga ati rero reka dusenyere umugozi umwe namuga ati reka tujye dufatanya amafaranga oyakoze tuyashyira nanjye ngishyira hariya tuzare ko bigenda namuga ati hari ibintu ugura nkana ngiye ko nijye bidakwiriye kandi hari ikindi kibazo dufite mu rugo cyihutirwa cyane namuga si kuki bikora singomba ko tujya kuvuga ngo ibi nibi wenda nkakora nkabana ariko nagashaka kuzana nayo ngo tuyashyire hamwe ajye bwenda more banga wiwe nanjye ndawuhindura ko numva ari ikibazo ariko nambangirije kuhindura arambwa ati ujye ukora ngo numara gukora ngo zana yawe uyanyereke waranye n'inkora nzazana yawe ngo nyakwereke ariko mara bitashoboka nabwo ateye guseva ngo ntacyo bimaze ariko ntashye akubwira ati sheri ngibi 10,000 ngibi hano naturetse no kumwe mu mushara hanini nka wumuhisha namubwaga ati se ko ukora wowe ntunyerekayo icyo yakoza
nanjye nakora ukawifuza ko nkwereka umushahara wanjye wowe ibyo wakoze biba biri he ndamubwira ati mfasha njye nkora nze nkubwira ati nakoreye aya ngaya nawe nukora unyereka ngaya ariko niba yemera nyine yuko byahinduka nakora igihe nkakiza nkamubwira ati sheri ngo iki gihumbi wow nditeguye guhinduka kandi nkabikora ariko mu minsi nyine nanjye namubonye akora nsinyabona yiwe nashaka ari 100 ndibone ambwira ati ngewe no munsi wenda nakoze nabyanze nakuye inote ya 300 wenda anya yanza yakwereka nta mutima mubi none abayise wowe urumva witeguye kuba ugiye kubereka umubare w'ibanga umugabo wawe ndetse ukaba wakemera ko muhuza buri kimwe uyu mugabo rero ngiye wa mafaranga yanjye ntabwo kuyabona ntabwo yayabona none kuki muhishanye imibare y'ibanga impamvu ni ubundi buri muntu wese yari ayizi nyine bwo haje impinduka mu rugo umwe abona bitameze neza nakubwiye ngo hari n'igihe mba nakoze sinyure n'igiceri cy'ijana arabizi akazi nkora ndagenda nkakopa nkajya kwishyuza nimugoroba si ukuvuga ngo ncuruza abayama noneho natanga mubwani noneho nta n'ijana nabuze nayo kimina ndagujije kuko mu kimina nta byo kuvangura araranya n'ibibaho noneho we atari ko uko urakopa ntibakwishyure bibaho kandi nyine biba byabihari n'igihe anabyemera noneho ikindi cya mbere ni njye ntahakare mu rugo ya mafaranga yo nyacyuye ntago mutegereza ngo azahahe yego niho hita uhaha njye mpita nkaha nkateka yego usibye nyine uku kwezi kwa gatatu nabonye nyine umugabo yarambaze arambara bye hahandi amafaranga nabonaga menshi ni 500 nabwo mbuze isukari hano hari ibiceri mbuze isukari nta muceri mu nzu nta makara nta mavuta buri kimwe cyose icyo gihe nari mvuye mu rugo namaze nk'icyumweru nakora yari afite umushahara yahembwe mbi wacu nanjye nyine naricaye nabikoze mbishaka nanga ngo no gukora kugira ntunge none nari bubigenze ne nakora ntakora n'ubundi nta ntunga nanjye naherejemo muri iyo minsi none uyobe ko gutunga urugo ari inshingano z'umugabo na Bibiliya bivuga ngo umugabo nimbarece nyine nkamutunga urumva namutungisha kandi yaranze gukora yicaye nyine naramutunze rega ntukanasigane n'umugore kuko uzi impamvu na Bibiliya bivuga ngo abagabo niyicara nawe ukicara reka mvuge ngo uzaba ubaye ikigwari kuko tuzi ko abagabo nibo ba mbere mu gufata iya mbere mu guharanira iterambere cyangwa se mu guteza ishema urugo rwabo ese urumva umugore yicaye nawe ukicara urumva mutaba mugiye kuba mwese mwabamwe byibuze ejo uyu munsi murasigana hasha no kugenda ari akavuga ngo sindi buhaye nabo sindi buhaye ariko mutekereze kabiri ejo umunsi mwabyaye ese kuko muzakomeza guhimana gutyo umwana muzamicisha inzara se yego aho ngaho icyo namusubiza ni kimwe ntabwo ariko bimeze n'ukuri njye nabibwo nanjye mbiyasubiriremo ntabwo nzibyaramo amafaranga ntagira icyo nishinza cyo mivuge n'impande ya mikoro nakoze muri ano mezi 2 ashize nabiri urubyo nabaye ikigwari byo mu guhaha ho gake tinabitewe n'iki nabonaga ubuzima turimo butazajya cyo butugezaho nkataha wenda nk'igihumbi cyo guha gusa ni nka sevinga ndavuga ati byanga byakondeshe tuzantakora tubunza akarago natwe tuzagira gute tuzakora nanjye ndebe ko naho nagura akantu kamwe wenda havuga ati nanjye mfite inzu cyangwa mfite umurima nanjye ntigengo y'Ikigali amungane niho na nyine namubere kigwari makeya aho ngaho yako cyo kora ngo nawe arabizi neza yuko n'imbere y'Imana nsenga isomba byose sindinda ya mateka yanjye nta n'ikintu cy'urajya nyikaho niba atanye no kukinyikaho yaba wera muri na minsi wenda nameza 2 natanzemo iposho nabi kubera ko nashaka gusevinga nyine na savings menshi nibagirwa guhahisha menshi nyine wenda nashaka kubwo nanyitsemo abagabo ayo wa savings rero umwereka uti mugore wanjye muri ameza 2 nahashye dore umusaruro nguyu siko bimeze aho ngaho rero kuko yamwiyanga arankunze ngagiraje kunkunda aka kamwanya
gake gake n'ibyo atarabona azabibona ntabwo mbizi. nawe rero ugerageze twa tundi wagiye utsimbatsimba wa mubare w'ibanga wereke umutware wawe, mwerekane nyine, mwicare hamwe museke, muvuga ati burya sheri uzi ko naguhisha uduhumbi 100 ngo utuhana, sibyo? njyewe ntabwo nge yawe yabona kuko ntayo. Nkuba abana bamaze oya yuzabona yose n'ibya bihumbi 2 kuko nukuvuga ngo nkuba abana bari baraje muri vacances hari barabana 3 bari mu rugo kubatunga muri uyu mujyi wa Kigali urabibona. Noneho nukuvuga ngo kumva iyo wenda negereje gufata ikimina igihe cy'ishuri kiba cyageze bita ntanga ikimina amafaranga y'ishuri, okay. Ariko nzirikana yuko ntareka gucana imbabura kuko ngo ngize ibiki uri guhimana. Amena. Noneho reka mubwire akantu gato cyane mwihangane, reka mubwire rero abana bawe nanjye n'abanje kuva isaha n'uno munota kandi abo ubwo urabibona. Ntukajya wifata mbwiye ngo nakora amafaranga ngo nohereje abana, uzajya unsanga nk'umugabo mbwiye ati yewe sheri, cyangwa se unamamagare mu izina wa mungana nta mutima mubi, mpamagaye mu izina ryanjye mbwiye ati yewe abana bakinnye iki n'iki n'iki. Ntuzongeye kuvuga ngo wafashe amafaranga ngo nohereje abana ntabizi. Oya, abana bawe nibo banje. ijambo ryiza cyane, ako kantu rwose ni keza cyane. Mereza mikoro rwose, muhobere pe, muhoberane. Akira ko isoni zibishe se mwese guhoberana bimeze bite ko mwese nta kibazo rwose, umudamu we nta kibazo afite, murebe muhoberane. Ntabwo yabishobora. Akira mikoro. Sha ntabwo mubibona ukuntu ahise yigira. Arasubira ndarwaye koko. Ngaho muhobere. Baba we sheri, amakuru sheri yambi. Oya si uko bahoberana. Shaho we. Ariko se muhobere no goberana kuko birakunaniye se? Njyewe ndakubabariye imbere y'isi yose ibyo wankoreye byose. Yo kumana. Anjye ariko wibuka ko utari marayika ndakubabariye. Nawe iga gutanga keya, sibyo? Iga gutanga keya, wige kwita ku mugore. Twamaranye buretse gatoya, buri muntu wese agenda amubwira. Umugabo wawe yavuze wenda ngo uvugira hejuru, donc ngo ntago uzi guca bugufi, sibyo? Nimba koko wenda icyo sinshatse ugitindaho, nimba ari kuteye uzige guca bugufi, sibyo? Wige guca bugufi, wige kumubwira, wige kumuganiriza nk'umugore nyine. Abagabo bakunda icyubahiro ngo niko bameze. Hanyuma nawe uhora cyafite akazi gakomeye. Impamvu nkubwira ko akazi kawe gakomeye nakaje, nabibabwiye nje na ruhande ndiho. Umugabo ni ufatiye mbere mu kuba yahaha, mu kuba yatuma umugore we amererwa neza, ubwo burakari bukagenda, mu kuba mbese ikintu cyose cyakoma mu nkukuru umubano mwiza n'umugore we byarekera, mu kuba noneho aho kugira ngo umugore yivumbure nawe wakivumbura. Niba umugore sheri biri nibi uti bimeze gutya, buretse gatuma umwanya muto yukaburi ivumbuye uti noneho niba ari bye karigire mu kazi, ukagenda nugenda umugore nyine ntake yumuhaye azasigara arakaye, utaharakaye. Nibuza ntunamenye kumuhegera uti sheri wiri ute, ntuzasanga kirakaye. None se urumva wa mugani wawe nimugera mu cyumba, urumva se we azabasha kugugurukira umutima? Hasi nawe azakubwira uti ndekuzira nyine anakuraga ukuboko, sibyo? Ngo gira ikintu ubwira umugore wawe mu magambo meza. Cyane namubwira cyambere cyo ndamwishimiye kandi ku rukundo namukundaga ndarwongeje, kandi ikindi nawe yige kubura amaso atekereze arebe kure. Niba azi muri komantere ibyo bavuzemo kandi akaba ibyo bamuvuzemo biteye byiza na bamwe bamuzi, nawe nyine abo umuntu mukuru uzi ubwenge ameze kamwe. Kandi kinongeye kumusaba hano imbere y'itangazamakuru, umuntu uzi ko bavugana kandi tanezeza, kandi uzi ko bajyanye imibano ikakaye, kubibona bavugana nzi n'imibano bagiranye muri njye birambabaza, nongeye bimusubiriramo rwose. Nawe ni mukuru arumva, nizere ko abayisenga agiye guhinduka akagira bimwe ahindura mu rugo rwe kugira ngo urugo rwe rukomere. Abayise nawe igira icyo umubwira umutware wawe. Kintu namubwira agabanye gufuha. Oya ukunda uramufuhira. Oya, hari igihe umuntu afuha muri ibintu biri ngoma. Ariko nk'ubu ubushize nagiye gusenga bizi neza,
akajya mbipa hani nta mayinite mfiteho nageze mu rugo telefone ahita ayimena no mu bintu byambabaje aza kwitangazamakuru ngo nohereje ngo amakariso ngo arebe nzi kuntu ntamufashe kuri fone agahita kubita telefone ku gikuta nicyo kintu cyarambabaje kiranje ahubwo nawe ushobora kugira umujinya njyewe mugira umburakari nakubonye ngenda arakara nawe arabizi ko kugira ngo nirekure muri njyewe imbabazi arabizi iminsi amazanye inginga ariko no kumuvugisha namuvugisha oya kubaka jya numva bakuru bavuga kubaka n'umubare nyine n'umubare ariko hari igihe umuntu nyine nta na gahunda yaramfite agahita mwemeza ikintu kitari kukamubabaje ubwo impamvu nanjye mbikora byanga byakunda biba byatewe n'ikiganiro wumvikanye n'umuntu mwaganiriye kuko ntago waganira n'umuntu please ntago waganira n'umuntu wumvishe nta kintu kimwavuze ngo bikubabaze okay noneho icyo basabye ndabinginze ngenge kukibasa kandi mukinyemerere twabaye inshuti ubutaha kwa kwezi ni gushira tuzahurire mu byishimo duhure noneho koko tunishimira iki kintu noneho ikintu ngiye kubasabira mufatane ikiganza oya umuhereza kuryo nibyo mufatane ikiganza kumumwaza ntago bimurimo oya Jean Pierre umugore wawe oya murebane neza tutari kumwe mu nzu ariko abantu isi yose irabizwa n'umugore turi kumwe mu nzu ntago nshaka kureba kuko aho uri nsimpazi ukwezi wampaye nsinze ibyugiyemo ukwezi abayise mbabarira umubabarire sha sibyo ugomba gushira ukwezi arabizi neza ko mbanza nawe ugira amahane oya nagaruko ngira amahane fata ibyemezo kabisa byinshi cyane kandi noneho binakomeye binakakaye umugabo burya gusabye imbabazi akagafungura umutima we azansuri wanje nanjye musuri we ego kandi muri iyi minsi umuntu si umunsi duhuye iminsi bura umwazereka ikintu amaze kugeraho muri uko kwezi umpaye uruho kwishyira ukizana ukiragira cyangwa ntuzanyeba nk'umugabo mu rugo nubwo ntazageraho cyangwa se ngo ugere iwanyu utsimbizi bizaterwa ko twaganiriye uko kwezi wemeye ko kongera gufata nk'ingendo ntazi urabyemerewe cyangwa n'ubundi uzanyeba nk'umugore nubwo tuzaba tutari kumwe wenda nzakubaha ndamutse ntunguwe n'urugendo nabikubwira murakoze ndumva twasenga none tugasoza ni ukuri pe sibyo mureke dusenge ubundi njyewe iyo niyo mpano yanjye n'ubundi byo ni byo bya buri munsi ninde usenga cyangwa se mbasengere abayisenga dusengere muri rusange wapi dusengere wese ko pasiteri dusengere ntawanyimitse ariko ntawanyimitse okay ntacyo reka nsenge nabyanga gusenga Imana nambabarire nkunda abantu bakundana ntihakanye impano ariko kugira ngo pasiteri witeka tube twaterana amagambo senga reka dusenge twubahe Imana dusenge Nyagasani witeka dukweretse uyu munsi ikiganiro dukoze gitambutse ku Gasaro TV ndetse ngushimiye cyane ko wemeye ko uyu munsi n'umuryango uhurira hano bakabasha kuganira ndabakweretse cyane rero satani ntagakunda bishimye ariko mbaragije amaso yawe cyane ko ari wowe udacumura twebwe nk'abana b'abantu turatekereza tugacumura ndetse navuga ngo turavuga tugacumura twatekereza tugacumura ni wowe wenyine wo kutubatura ndetse ukareba biri mu mitima yacu ukaba wabasha kuyeza Nyagasani rero nkweretse n'umudamu ibitagenda neza nk'Imana aba ari wowe umugenderera umwereke icyo gukora mu rugo rwe ndetse n'uno mugabo ntamwibagiwe ndamukweretse ngo aba ari wowe umugenderera umwereke ko umugabo akwiye gukora inshingano z'urugo ndetse na buri kimwe ubona kitagenda neza cyane ko ari wowe Imana twebwe tukubwirije navuga ngo twaba twibeshya cyane ko uri Imana y'ukuri singutota amagambo rero nkweretse n'umuryango ndetse ibyo twibwira nk'abana b'abantu ko bidashoboka ndabakweretse ngo ubutaha tuzahure utwereka ko twebwe iby'abana b'abantu twibwira twibeshya utwereke ko wowe nk'Imana uvuga bigakomera ndetse wategeka bikaba duhure bishimye none duhura ari umunezero ndetse mvuge ngo tuzagushima nk'Imana ndabakweretse rero ubagenda imbere nk'Imana twebwe ntago twakirwanirira nk'abana b'abantu ndetse reka mvuge ngo utwigishe nk'abana b'abantu ko urukundo rugomba kuganza uyu mudamu mwereke ko agomba kwera imbuto nk'umudamu ndetse n'umugabo
wongere umwibutse ko akwiye gukunda umugore nk'umubiri we ndetse nk'uko Bibiliya ibitegeka. Rero tukuragije ibiri imbere kandi twizeye nk'Imana ko hari icyo uzakora. Reka tuvuge ngo amen. Ntago ndi umuhanga mu gusenga ariko nsengeye no muryango ndetse nicyo twese twifuza. Muri comment namwe muzatubwira wakoze. Mwakoze kandi abashimiye. Nawe ndagushimiye. Murakoze. Gasaro TV.